kijyanye n'ibihe turimo by'ikoranabuhanga, ariko cyane cyane ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano, icyo bita artificial intelligence, AI. Iryo jambo mumaze kuryumva kenshi. Iryo jambo mumaze kuryumva babamamazaho ibicuruzwa bakavuga ngo birimo AI, kandi tugiye kubabwira ibintu bitanu bibi kandi biri dangerous ku muntu uwo ari we wese, bishobora kumugiraho ingaruka kugira ngo twese tuzabashe kubyitondera. Icya mbere, hari buto 3 AI yamaze kuvumbura ko bakanda mu mutwe wawe, wowe ubwawe ugahita ushiduka. Nze kubwire buto ya mbere, kandi murasanga hano birirwa bayibakandaho. Buto ya mbere ni hari n'abandi bantu biyambika maske bagakina n'amarangamutima yanyu ngo bari kubasetsa, ariko mu by'ukuri buri ikintu ufite gihenze kuruta ibindi bintu byose ni igihe cyawe. Iyo ufashe igihe cyawe rero warangiza ukagitakaza hejuru y'ibintu bidafite umumaro, cyangwa se ukirirwa wababaye umunsi wose, ari umunsi utazagaruka mu buzima bwawe hejuru y'ikinyoma, ibyo ngibyo ni ibibazo. Murumva rero iyo ni ingaruka mbi ya mbere. Noneho mu gihe cy'amatora hari n'igihe abantu bahimba nk'inkuru bakavuga ibintu bitabaho mu bindi bihugu byagiye bigaragara, ariko reka tuvuge nk'ibigenda biba nko mu Rwanda. Bashobora gufata umusitari runaka bakamuvuga ngo wamuguye gituma asomana n'ibi ngibi, kandi iyo nkuru muhita mwifungura mwese kugira ngo baje kureba ngo koko yabikoze, bikarangira ntabyo mwumvise, kandi uwo muntu yatwaye amasegonda yawe y'ubuzima, amasegonda y'ubuzima bwawe. Muraho neza, murakaza neza nanone kuri Mixed Venture. Nkuko twababwiye rero, tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bidufasha kandi bikadusigira amasomo mu buzima. Ni muri urwo rwego tugenda twumva commentaire mugenda muduha kugira ngo tubashe kurushaho kunoza ibiganiro tubagezaho. Kimwe muri commentaire twagiye dukura mu badukurikirana nuko biba bigaragara nkaho ari uburyo bwo kwinstructing abantu, ariko mu buri rusange ni uburyo bwo kugira ngo dusangire ubumenyi. Nuko nyine umuntu aba ari imbere ya mikoro, ya kamera, ku buryo utabasha kugirana interaction n'umuntu neza cyangwa ngo umenye igihe harimo. Ariko uyu munsi tugiye gufata uburyo tubagezaho ikiganiro bujyanye no kubihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ku buryo bibuze kudufasha kubasha kugira byinshi twigiramo. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza kandi kizabagirira akamaro mu buzima bwanyu bwose, kijyanye n'ibihe turimo by'ikoranabuhanga, ariko cyane cyane ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano, icyo bita artificial intelligence, AI. Iryo jambo mumaze kuryumva kenshi. Iryo jambo mumaze kuryumva babamamazaho ibicuruzwa bakavuga ngo birimo AI, kandi atari byo nkuko twabisobanuriye mu biganiro byabanje. Uyu munsi rero tugiye kubaha ibintu bitanu bibi. Ibyiza byo twarabivuze bya AI, tugiye kubabwira ibintu bitanu bibi kandi biri dangerous ku muntu uwo ari we wese, bishobora kumugiraho ingaruka kugira ngo twese tuzabashe kubyitondera. Icya mbere, kandi gikunda kugaragara no mu Rwanda, kinari ku isi hose, ni icyo bita gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, icyo bita fake news. Gufata amakuru y'ibihuha binyuze mu mashusho n'amafoto. Ahangaha turatanga ingero zumvikana neza. AI ifite ubushobozi bwo kuba yagufasha mu gukora kugenerating ifoto itabagaho, cyangwa se no mu gukora andi mafoto mu buryo bwa editing bitewe n'icyo ugamije, cyangwa se ikaba yafata nk'umuntu runaka ikamuvugisha amagambo atari we yavuze. Ibyo ngibyo kandi abantu aho ngaho hari ahantu bajyaga bita ngo za Rwabiranyoni hiryo, aho ngaho umuntu yabibonye abazi koko ngo Trump yavuze n'urugero, munyamubona ari kuvuga ibintu, cyangwa se mukajya kubona kumva umuntu runaka w'umusitari bamuvugishije, cyangwa se bakavuga yuko yapfuye, bafashe ifoto y'undi muntu bakaba bayambika iyo shusho. Ibyo rero ni fake news. Ugasanga umuntu yagiye mu kababaro umunsi wose ngo kubera inshuti ye yagize ikibazo binibi, cyangwa kubera umuntu runaka bamuvuzeho ibi ngibi. Nako kavuyo, ibyo bita rero deep fake. Deep fake ni amashusho. Umuntu ashobora gufata ishusho y'umuntu wambaye ubusa agashyiraho umutwe wanjye, yarangiza akavuga ati dore wa muntu wajya kubabwira ibintu dore uko ameze. Ibyo ngibyo rero ni AI. Noneho hari ikindi kintu cyitwa impersonation. Impersonation ni ukuvuga ngo ushobora gufata wowe ukigira undi muntu
wowe ukavuga ibintu byawe ushaka na message ushaka gutanga ariko ukabivugisha mu ijwi ry'undi muntu kugira ngo wenda abantu bagukurikirane, abantu bagire gute. Ibyo ngibyo birakora cyane. Hari n'ibiganiro byinshi mukunda kugenda mwumva biba byakozwe n'ama AI kuruta uko bikorwa n'abantu. Iki ngiki rero cyo kuvuga ngo amakuru y'ibihuha cyane cyane deep fake, gufata amafoto, amashusho, amajwi, ntukazajya wumva ibintu ngo nurangiza uhita ubyizera ako kanya nta contre verification wabikozeho. Hari n'abandi bantu biyambika maske bagakina n'amarangamutima yanyu ngo bari kubasetsa, ariko mu by'ukuri buri ikintu ufite gihenze kuruta ibindi bintu byose ni igihe cyawe. Iyo ufashe igihe cyawe rero warangiza ukagitakaza hejuru y'ibintu bidafite umumaro, cyangwa se ukirirwa wababaye umunsi wose ari umunsi utazagaruka mu buzima bwawe hejuru y'ikinyoma, ibyo ngibyo ni ibibazo. Murumva rero iyo ni ingaruka mbi ya mbere. Noneho mu gihe cy'amatora hari n'igihe abantu bahimba nk'inkuru bakavuga ibintu bitabaho mu bindi bihugu byagiye bigaragara, ariko reka tuvuge nk'ibigenda biba nko mu Rwanda. Bashobora gufata umusitari runaka bakamuvuga ngo wamuguye gituma asomana n'ibingibi, kandi iyo nkuru muhita mwifungura mwese kugira ngo baje kureba ngo koko yabikoze, bikarangira ntabyo mwumvise, kandi uwo muntu yatwaye amasegonda yawe amasegonda y'ubuzima bwawe atazigera agaruka na rimwe. Wakabaye rero utyaza ubwenge kugira ngo ubashe kwiha icyo ushaka mu buzima bwawe. Ikindi cya kabiri ni ukurengera uburenganzira bw'abantu. Kurengera AI ishobora gufasha kurengera uburenganzira bw'umuntu. Hari buto 3 AI yamaze kuvumbura ko bakanda mu mutwe wawe, wowe ubwawe ugahita ushiduka. Nzikubwire buto ya mbere, kandi murasanga hano birirwa bayibakandaho. Buto ya mbere ni buto y'ubwoba. Bakakubwira bati intambara ya Kongo noneho igeze ahangaha, ugahita wumva rwose uri concerned, ugomba kubimenya amakuru kuko batrigarinzeho ubwoba, ugahora muri icyo gihunga, cyangwa kumva ngo perezida w'irunaka yavuze ibingibi nibi, avuga ko azatera u Rwanda n'ibingibi n'ibingibi. Ibyo ngibyo iyo buto y'ubwoba ni nayo mpamvu mukurikirana, muzarebe ibinyamakuru mukunda gukurikirana cyane cyangwa bikurikiranwa cyane, n'ibyo bintu bivuga ibintu biteye ubwoba. Mu Rwanda hose nakirwa bitinda, abantu ashobora ari n'icyo bita worry burnout, aho umuntu agomeza agakurikirana ibintu bifite contenu negatifu bikamushimisha. Hari aho rero ugera wazajya ubaza ubwenge bwawe kugira ngo bukuzanire icyo wakora kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza burushijeho, kikabura kubera yuko ibyo wakurikiranye n'iby'intambara kandi utagiye kuba umusirikare wenda cyane kuba ikindi kintu. Icyo gihe rero iyo ni buto ya mbere. Buto ya kabiri kandi nayo barayikanda hano mu Rwanda, ni buto y'urwango. Muzumva umuntu yatangiye kuvuga ibintu by'amoko, ibintu by'intu no mu karere, ni ibintu byeze cyane biciriritse biri primitive, usanga umuntu abyizereramo, yarangiza ubuzima bwe bwose akazajya bumaramo umwanya ari kuvuga ibintu by'urwango, ari kuvuga ibintu byo kuvuga ba runaka bakoze ibi abandi bakora ibi ngibi. Ibyo bintu nta kintu bishobora kugezaho umuntu, ahubwo usanga rimwe na rimwe bimutwara umwanya, akanatakaza n'igihe na energy yari gukoresha mu bindi byari kumufasha kurushaho. Ibyo by'urwango murabizi ko bikunda kuba hangaha. None ikindi rero cya gatatu ni ubusambo, ni buto y'ubusambo. Umuntu bakamubwira ati ugiye kunguka aya mafaranga, weza ni 20 gusa tuguhereza 300. Ese uwo muntu yagumanye 300 byiwe 20 byakabikurekera? Kuki wumva ko 20 byawe, urumva ko azi ko 20 byawe bifite agaciro kurusha 300 agiye kuguha, kuko arabizi neza ko 300 tuzayaguha, sibyo? Niyo mpamvu rero akubwira iyo rero y'ubusambo nayo ni buto bakana. Impamvu mvuze izi buto mu gihe bari kwiba amakuru yawe ibanga, nagira ngo basobanure uburyo AI biba amakuru y'ibanga yawe. N'urugero kuri utinda kuri YouTube ugakunda kureba ibintu, cyangwa se kuri social media yose cyangwa TikTok, kubera iki buri gihe bahora bagupropose ibintu bijya kumera kimwe? Niye mpamvu wumva buri gihe ubu ngubu koko telefone yawe iragukunda kurusha? Ni AI ibara, kubera yuko ziriya platform zose ikintu ziba zirwanira no kugira user engagement, kugira ngo baze kubasha kukwamamazaho neza. Bishatse kuvuga kugira bakwamamazaho neza nuko babasha kumenya ibyo ukunda. Ibyo bintu rero ukunda kugira babasha kwamamazaho nuko babiguhata ku bwinshi, ukahatinda cyane, bakaza kubona uko bakwamamazaho nyine. Nicyo bishatse gusobanura. Bishatse kuvuga ngo rero umwanya wawe ntukiwumanaginga, ahubwo ubusigaye umanagingwa nayo marangamutima bagenda bakandaho. Mu gihe niba ukunda gukurikirana ibintu by'urwango, ukumva runaka yavuze ibintu by'urwango, AI zihita zikoherereza kugira ngo uze guhitamo neza mu mahitamo yawe. Iyo rero ubundi ntabwo byemewe yuko bakabaye bakoresha ikindi kintu icyo ari cyo cyose babasha kuguha ibintu bibafitiye inyungu, ariko wowe mu buryo bwihishe. Urugero, umuntu yamenye amafaranga ufite kuri konte
ashobora kumenya uburyo yagucitinga. Yamaze kumenya ko yafite, ashobora kukubeshya ati waje ukajya kugura iyi projet ni kuko amaze kumenya ko yafite. Hari naho noneho ushobora kujya kuri platform wamara kwijyaho bagasigarana wenda amakuru yawe amwe namwe. Ayo makuru rero bakaba barebye ese ko yasuye urubuga rucuruza ibintu bitandukanye, cyagiye wasuye nk'urubuga bakaza kureba nayahe mabara akunda, ukaza kujya kubona ukabona message iraje, bakohereza message bakwamamazaho cya kintu wahoze ureba. Icyo gihe rero third party wa muntu aba yagurishije amakuru yawe ku bantu bacuruza ibyo bintu kugira babashe kubikwamamazaho, bakavuga ati turabizi uyu nguyu afite interest muri ibi bintu cyane cyane. Ni nayo mpamvu nk'urugero na AI ishobora mu makuru yawe y'ibanga bashobora kumenya imyemerere yawe, bakamenya ngo wowe ukunda ibintu by'urwango, ukunda abantu bavuga nabi, buri gihe ukurikirana abantu bavuga nabi, wenda leta n'urugero. Niba uhora bakurikirana rero, nibaramuka baje gushaka abantu, tekereza baje gushaka abantu barwanya leta, bagahita bamenya umubare w'abo bantu bakunda gukurikirana ibyo bintu, banabyishimira rwose nubwo badashyiraho commentaire kuko umwanya babimazeho AI iba yabisigaranye. Icyo gihe urumva bafite amakuru yawe y'ibanga no kugera ku byo wemera n'ibyo wanga n'ibyo ukunda n'ibyo ugira gute. Ibyo rero bikunda kubaho no mu buzima busanzwe. Ikindi icyo ngicyo nicyo bita rero mu Cyongereza privacy violation. Ahantu umuntu amenya privacy yawe, yamara kumenya privacy yawe agatangira kukwinjira. Ni nayo mpamvu iyo bamaze kumenya, uzarebe no mu buzima busanzwe hari icyo bita emotional hacking cyangwa se personal human hacking. Nibyo nivugiye gutyo, ariko ukuntu biza ni uburyo namaze kumenya icyo ukunda, icyo ushaka, icyo ushyira imbere, icyo uha agaciro, icyo ugira gute, narangiza nkajya ngushishikariza kuba ari byo nkubwira cyane cyane. Ikindi ni ugushyira abantu mu macakubiri nyine nk'ibyo ndimo mvuga haruguru, icyo bita bias and discrimination. Ni ukuvuga ngo niba wakoze platform izana abakozi, ihayaringa abakozi, warangiza icyo bita AI zikora icyo bita deep learning. Deep learning rero ni ukwiga, zigira kuri data. Wihaye data ukavuga ati aba manager mu ba manager 10 bitwaye neza bose bakomoka i Kigali. Ni ukuvuga ngo igihe iyo AI ayo makuru yafata nk'ihame, ni algorithm niko zibifata ku buryo ubutaha igiye guscreening umuntu utavuga i Kigali, uvuga i Kigali muha priority kuruta uvuka ahandi hantu, kubera yuko niyo makuru izi yoyo. Ni nko kuvuga ngo umwana wamwigishije iki kintu nicyo azi cyonyine. Ni nayo mpamvu kenshi iyo tugiye gukosora nk'abana turi kubakoresha homework, iyo umukosoye ukanyuranya n'ibyo teacher yamubwiye, arakubwira ati kare wowe nta nubwo wize rwose, teacher wangiye nyibwiriye ibi ngibi. Bishatse kuvuga ngo rero na ya makuru yigiyeho niyo ishingira ifata ibyemezo. Ntuyigore ngo irajya gutekereza ngo nk'umuntu kiremo common sense ivuge ngo burya n'umuntu yavuka mu cyara akaba umuntu muzima, umuntu yavuka mu mujyi akaba umuntu, igakora iyo discrimination kubera yuko uwayitoje nicyo yitoje n'ibyifite kandi niyo ari gukoresha yaranayizeye. Ikindi ni ukubura akazi rero n'imirimo. Noneho akazi mu bantu bajyaga bataka ko bakabuze, baranze kwiga birirwa mu bintu byo kubarangaza gusa. AI noneho izakababurisha birushijeho, kubera yuko niba udashaka gukanguka bakirwa bakanda buto yawe y'ibyishimo. Erega grid iyo bavuga ngo buto ya grid y'ubusambo ntago ari njye mbona umuntu akiru ari maseka. Umuntu afite imyaka nka 50 ni umukene, nta mafaranga afite ariko ari guseka. Nta cyaha kirimo ariko nanone kuba uri guseka usetswa n'uduhenda abantu bonye kuri TikTok, wenda ari inyamaswa imizindi cyangwa ari inyamaswa isimbutse mwirwa mubire, cyangwa ari umuntu w'umukomediye wivugiye ku akantu wireho umunsi wose agakora ku marangamutima yawe, ayizo gaseka kumva ufite ibyishimo. Icyo gihe noneho wari usigaranye nacyo cyagiye. Bishatse kuvuga ngo n'aba bantu bakiri batoya utihatira ubumenyi ngo amenye gukontorora amarangamutima yiwe n'ibyo agomba guhitamo, akaguma yigendeye muri bya bindi bijyanye n'urwango, bijyanye n'ubusambo, bijyanye ndetse na greedy, fear, ndetse niba wowe ubwawe wari usanzwe mu buzima busanzwe ukora akazi runaka, wenda uri mu translator dufate urwo rugero, ukaba udashaka kwiga kandi AI ushobora kuyihereza Ikinyarwanda ikaguhereza Icyongereza kinameze neza kurusha yanakoze yanakinonosoye neza, wowe warangiza ukaba uzi ko akazi kawe ari ubutranslator, aho kugira ngo wige ikindi kintu bitoroshye kuba babasha kugisimbura, warangiza ukigira muri kurangara muri wa mwanya wawe ngo urimo urashaka ibyishimo by'akanya gatoya, bizarangira kakubayeho neza kazaba kakubayeho. Ikindi ari nacyo turi runasorezeho,
ni ugukoresha AI mu kwiba ndetse no gukora ubugizi bwa nabi, icyo bita cyber crimes. Ngaho yewe nzi neza ibintu bibaho, umuntu akaguhamagara kuri telefone ngo umwana wawe ngo yiga kuri iri shuri riniri byigeze kubaho ngo yakoze accident, noneho mbwira ukabyemera. Hari abantu batwaraga amafaranga gutyo, kandi noneho bafashe umwana wawe, barebye umwana bajya kungana mu myaka, bambaye na uniform imwe, wenda wakoze accident, bamukuyeho umutwe, wenda na AI bashyizeho umutwe w'umwana wawe, barakubwiye ati dore umwana wawe yakoze accident, n'igihe umujyanye kwa muganga, gira vuba wohereza amafaranga ndahita njye. Wabyumvise? AI ni cyber crime. Uwo muntu akoze icyaha kuko ari kubeshya, ariko akubeshya ikintu giteye ubwoba kandi kiri sensitive, kuko umubyeyi wese akunda umwana, amafaranga urahita uyohereza direct. N'uyohereza rero uzajya kumenya uhamagara directeur nyuma bamaze kuyohereza, bakubwira ati umwana ntigeze asohoka no mu ishuri, ntigeze anahava. Ibyo ngibyo bari kuguhakinga. Noneho ikindi, AI hari igihe umuntu ashobora kuyifashisha mu kugira ngo agende arebe ku marangamutima y'umuntu, avuga ati saba abantu bakunda iki, kugira ngo mba aricyo mbashukisha birushijeho babashe kucyemera. Muri make rero reka tugende ku bintu bijyanye na technology, noneho mbaho ingero zo mu buzima busanzwe n'anasoza. Urugero rwa mbere rw'iki kintu kimenyerewe rwose, ibi bya fake news, ibi by'amafoto, by'amashusho. Umuntu ashobora kuguteranya n'umugore wawe, akafata umugore wawe akamwohereza ifoto uryamanye n'undi mugore kandi mutarigeze muhura utanamuzi, kugira ngo gusenyere tout simplement. Aba ari umugore nyine wibera muri bya bindi byaho ngaho, atajya mu biganiro byacu ngo wumve ko AI nayo ishobora kugira gute. Ushobora gutaha ugasanga umuntu yarakaye, bikarangira rwose muhanye, umwe akagutunga urutoki avuga ati ibyo usigaye ukora nabivumbuye, kandi ubwo nta kintu kizima yavumbuye, ati nanakubonye aho wirirwa uryamye nakwifatiye, kandi nta kintu kigeze kiba. Bishatse kuvuga ngo kugira ngo rero ubu ngubu umuntu atandukanye ukuri n'ikinyoma biragoye cyane muri no minsi. Niyo mpamvu kugira ngo ukuri guhenze, ari nayo mpamvu kutakunda kugerwaho n'abantu benshi. Ni byiza rero ko wajya uhora ushakisha ukuri, wiga ku bumenyi nk'ubu ngubu bushobora kugufasha kugira ngo ubashe gusobanukirwa birushijeho kandi ukomeze kubaho neza. Ikindi kigoye cyane kurushaho muri isi ya technology ni ukumenya ngo ese nibanyamamazaho ibintu bavuga ngo byakozwe na AI cyangwa birimo AI, kandi nkabanzi ko AI ari nziza, utazi nuko ikora, utazi automation naho itandukana na AI, warangiza ugahita ugenda ukabigura kandi ari ukukubeshya. Byo nabyo ni ukugira ubumenyi buke. Ushatse kuvuga ngo muri iki gihe rero umuntu wese akeneye kugira ubumenyi bujyanye na technology, kugira ngo ajye amenya aho isi igeze, amenye ibintu biri byo, n'ahantu agomba gukora amakuru yizewe n'aho atagomba gukora amakuru yizewe, cyane yuko bakurundaho n'amakuru adafite icyo akumariye, ahubwo akurura attention yawe kugira ngo ugumaniraho. Turabashimira rero ko mudukurikirana, kandi turabasaba ko mwazakomeza kudukurikirana. Nimba iki kiganiro cyakuryoheye cyangwa cyagufashije, gisangize na bagenzi bawe kugira ngo dukomeze twige, dutere imbere, twishime, tunezerwe, ariko dukoresha umwanya wacu neza, kuko nicyo tuzabyaza umusaruro mu bintu tuzaba twifuza byose. Mwakoze cyane.